birabyo navuze mbere byo ntago ari byiza habe na gato, bituma hari imigisha itaza iwawe ahubwo ikaba yajya iw'abandi. muraho neza, twongeye kubasuhuza, tubahaye ikaze mu biganiro bica kuri Aniza TV Show. Amahoro y'Imana bane namwe aho muherereye hose. No mu kiganiro cy'uyu munsi tubahaye ikaze, ariko murabizi neza ntabwo tujya dutangira tutabanje kwakira abashyitsi. Nibiri mushyashya kuri iyi channel, ndakwakiriye, muhaye ikaze, uyumvemo ikaze kandi ubaye umwe mu muryango mugari wa Aniza TV Show. Ndabakiriye rero, dukomeze tubane. No mu kiganiro cy'uyu munsi mbahaye ikaze cyane. Uyu munsi rero nanone kandi murabizi ntabwo tujya dutangira tutabanje kubwira abantu batameze neza ngo bakomeze kwihangana, basenga Imana yo mu ijuru niyo kwizerwa, irabakiza kandi ibereyeho kugira ngo ishyireho iherezo ku bintu byananiranye byose. Nawe utishimye wumve ko Imana iri kumwe nawe kandi iragukunda, ni ukuri. Nawe umeze neza wishimye, Imana ikomeze ikwagurira ibyishimo kandi ibe mu ruhande rwawe, ikurinde ibibi byose. Uyu munsi rero ibintu tugiye kuvugaho, tugiye kuganiraho, tugiye kurebera hamwe ibikoresho udakwiriye gutira. Ko hari imigisha tujya twibuza, ushobora gukora ikintu ariko ukabukiburiramo umugisha bitewe nuko watiye ibikoresho, kandi ugasanga ari ibikoresho bidahenze utari ukwiriye kuba watira. Mureke twe kwibuza imigisha kubw'ibikoresho turi gutira kandi tutakagombye kuba dutira. Ugasanga amafaranga ujya usesagura, ariko ntabwo ari kuyasesagura, ukoresha ibi bintu kandi hari ibindi bikenewe cyane bishobora kuzanira imigisha. Tugiye kurebera hamwe rero ibikoresho udakwiriye gutira. Ikintu cya mbere udakwiriye gutira ni amasahani. Amasahani ntabwo ukwiye kuyatira, cyane cyane wenda nk'iyo ufite abashyitsi, keretse ari ba bashyitsi benshi cyane, ariko abashyitsi batarengeje 30 ntabwo ukwiriye gutira amasahani. Ukwiriye gukora ibishoboka byose ukaba ibyo bikoresho ubyifitiye, ayo masahani uyafite, ibiyiko ubyifitiye, kuko uko uri kubitira ba bantu babashyitsi baje kugusura baraba umugisha. Abashyitsi ni umugisha, ariko basanze hari ibintu watiye biri butume umugisha wawe utawakira wose uko wakabaye ungana. Rero ibyo bikoresho, amasahani n'ibiyiko ntabwo ukwiriye kuba mu bikoresho dukwiriye gutira. Ikindi gikoresho tudakwiriye gutira ni umweyo. Umweyo wenda biraterwa, ngiye kuvugira wenda uko twebwe tugura. Umweyo ugura amafaranga 500, ugasanga uri gutira umweyo. Hari ibikoresho tudakwiriye gutira pe, kandi ugasanga wenda wabigizemo imbaraga nyine ko basi umweyo ukumva ntabwo ari igikoresho cya danje, udakwiriye nyine ntubihereza agaciro. Ariko umweyo ntabwo ari igikoresho gikwiriye gutirwa. Ukwiye kugira umweyo wawe, amafaranga 500 ukayigomwa, ugashaka umweyo ukawugura. Ikindi kintu udakwiriye gutira, itorosho nayo ntabwo ukwiriye kuyitira, kuko uko uyikoropesha mu nzu ukayitiza cyangwa ukayitira, hari imigisha uba uri gukura mu nzu yawe uyijyana mu nzu y'abandi, cyangwa nyine urumva habamo bamwe bahererekanya iyo migisha, ugasanga iyakabe guma mu nzu yawe, noneho uri kuyikura mu rugo rwawe uyitwara ahandi. Ibyo ni ibikoresho tudakwiriye gutira mu buzima busanzwe, kandi ugasanga ari ibintu bidahenze, ari ibintu ahubwo kubera ko kutabihereza agaciro ukumva torosho se nyine, ukumva ni ibintu biraho, ariko ntabwo dukwiriye gutira itorosho. Ikindi tudakwiriye gutira, kandi wenda hari no kuvuga wenda kubitira bikaba byakuna imigisha mu rugo rwawe bikayitwara ahandi, ariko noneho ugasanga no mu buzima busanzwe ibyo bikoresho ntabwo bikwiriye. Gusa hari igihe nanone biba ari ubushobozi bukeya, nk'amamatera
ukuntu abantu batizanya, ugira abashyitsi benshi ukaba wayatira, ariko urumva abo noneho ni abashyitsi benshi, ariko umushyitsi umwe ukajya gutira matera, noneho ugasanga ari nk'umuntu wakurijwemo n'umuco wo gutira, cyo ugasanga ibintu byinshi, ibintu nta nubwo nyine yitaye no ko wenda yavuga ngo icyo gikoresho abe yagitunga, ahubwo akumva muri we gutira nibyo biri imbere, nibyo yashyize imbere, kandi ntago ari byiza. Hari ibikoresho dukwiriye gutunga mu ngo zacu ku buryo bidakwiriye kuba wavuga ngo ugiye kubitira. Ibikoresho ni ukuvuga ngo igikoresho gihenze uri kubona udahita ubonera ubushobozi, bisaba kuba wakora bije, kuba abantu bose ntabwo tunganya ubushobozi. Hariho umuntu ushaka kuba yakora bitewe n'ubuzima ubuzima arimo ukuntu bumeze, n'iyo safuriya akaba yatwara igihe kugira ngo niba agize amahirwe make isafuriya ikameneka, umva kugira azajye kubona indi bikaba byamutwara igihe kirekire. Ariko noneho ukajya uhora uganya uvuga ko utabona isafuriya, ukajya uhora utira, ukaba ikibazo mu baturanyi, ukubonye wese bati waraje gutira isafuriya, nta kindi kikugenza hano, n'isafuriya se tuyiguhe. Nyamara kubera ko ari ibyo ngibyo wabaye utira ibintu byose, nta kintu muri wowe wumva wagira cyawe. Ikindi imyenda, ntabwo biba byiza kuba watizanya imyenda, noneho ku myenda ho haziramo n'indwara, ugasanga hari nk'umuntu uhora urwaye se bitewe n'uko atira. Ukwiye kunyurwa n'ibyawe imyenda, cyane cyane noneho ku myenda ukwiye kunyurwa n'ibyo ufite, mu gihe udafite ubushobozi bwo kuba watunga imyenda myinshi, iyo ufite ikakunyura, aho kugira ngo bizakuzanire ibibazo, bizakuzanire ibintu bitari byiza mu buzima, ahubwo wowe wanyurwa n'ibyawe ufite akaba ari byo bikunyura. Ikindi kintu udakwiriye gutira, nyine hariho wenda nko mu cyane cyane mu mijyi ho ntago ariko bikunze kubaho cyane, usanga abantu benshi ari amagazi, ariko ugasanga nk'ikibiriti, utiriye ikibiriti kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu, kuwa kane, kuwa gatanu, icyo gihe hari imigisha uri gutuma itinjira iwawe, ahubwo usanga ni ubukene uri gukura mu rugo rwawe. Bwa mbere bwo kutanyurwa, ubundi bwo kumva ko sinzi ntunabyiteho, ariko noneho kurahura buriya uba urimo, ntabwo biba byiza, ni imivumo urimo, sinzi nabyita imivumo uba uri kuzana mu rugo rwawe, ntabwo biba byiza cyane, ni ubutindi uba uri kwikururiraho wikururira, ntabwo rero biba byiza. Kandi noneho uretse n'ibyo, hari n'igihe n'umuntu ashobora kurambirwa, ariko akora uko bikubwira, 1 2 3 4 5, ujya kumutira ikibiriti, ujya kumusaba umunyu wenda ushaka kugushirana, uturanye n'umuntu aho batimereza umunyu ushyiremo, ndaza kugura nimugoroba, ibyo byo birumvikana. Ariko ibintu byo kurahura buri munsi umenye ngo ibyo bintu ntabwo biba byiza. Dukwiye rero kugira ibikoresho birabyo navuze mbere, byo ntago ari byiza habe na gato, bituma hari imigisha itaza iwawe, ahubwo ikaba yajya iw'abandi. Harimo kugutira amasahani, harimo gutira iyo myeyo, harimo gutira amatorosho. Ibyo ni ibintu ubundi uba uri gukura imigisha iwawe uyitwara ahandi. Cyane nugira abashyitsi batengeje abashyitsi 30, ntuzigere utira amasahani. Niba ushaka ko imigisha, uko abashyitsi ari imigisha ibije mu rugo rwawe, ushaka imigisha iguma mu rugo rwawe, gerageza ufite nk'amasahani 30 n'ibiyiko 30, ibikoresho uri buze kubakiriraho ukoresha byose bize bikuba ari byo mu rugo rwawe. Nubikora gutyo imigisha izaba iwawe, ntago urugo rwawe ruzaba urw'imigisha. Ibyo rero nyine namwe muze kumbwira, nkunda kubikoresha cyane, muze kumbwira muri comment ibindi bikoresho tudakwiriye gutira no gutizanya. Nyine uba usanga buretse biba bifite n'akajagari, usanga nk'umuntu aragukomangiye mu ijoro, cyangwa wenda wibere mu zindi gahunda zawe, none akaza kukubwira ngo akaza kugutira nk'ikintu ubona kandi wenda ataburiye ubushobozi, ahubwo kumva ko
sinzi naravuga ko akumva ko atabikora atabyigurira, bikaba nyine ari byo bituma ahora muri we yumva ko ikintu cyose agomba kugitira. Ibyo rero byari ibintu ndagira ngo tuze kuvuganaho bitari byiza kuba twabitira, uretse no kuba twakikurira imigisha mu ngo zacu, ariko biba bitanakwiriye by'akajagari, kandi ku bikoresho ugasanga ari ibikoresho utaburira ubushobozi. Rero nanone mwakoze kubana nanjye, ndabinginze mukomeze kubana nanjye, basanga mukore subscribe aho muherereye hose, kandi imigisha ritangwa n'Imana ikomeze kubana namwe muherereye hose, muhahe muronke mu bice byose bigize isi, amahoro Imana akomeze kubana namwe, ndabakunda cyane, bye bye.